Mwaramutseho neza inshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha, mugire igitondo cyiza. Nongeye kubashimira uburyo mudahwema kutugaragariza ko mukomeje kubana natwe mu buryo budasanzwe. Imana ibahe umugisha. Reka kandi twongere mu kiganiro cyacu tubanze twiragize Imana, dusenge, dushime Imana iduhaye iki gitondo cyiza cy'umugisha kugira ngo tukibemo. Imana yakinguye imiryango y'imbabazi tukabona turi bazima. Hariho benshi bamaze kuva mu mubiri, hari abandi bari kwa muganga, hari abandi bari ahantu hatandukanye hirya no hino. Si uko aribyo tubarusha, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Uri Data twese mwiza, uri Imana isumba byose, urebera hose icyarimwe. Tugushimiye ko wakinguye imiryango y'imbabazi tukisanga turi bazima. Ntabwo ari uko twabigizemo uruhare, ntabwo ari uko waryo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi zawe. Uhabwe icyubahiro. Uyu munsi waduhaye ngo tuwubemo, wawongeye ku minsi yacu yo kubaho. Turagushimye, turasenze kugira ngo utwemerere gahunda zose dufite muri uyu munsi uzibanemo natwe. Ntureke ngo tube twenyine, ahubwo mu mayira tunyuramo, aho tugiye kwirirwa, aho dushakishiriza imibereho, aho hose turasenze kugira ngo ujyane natwe kandi tujye imbere tukujye inyuma. Utegure imitego y'umwanzi Satani, ufate mpiri ibitero by'ikuzimu, uburize n'imigambi yose y'umwanzi ku buzima bwacu. Uduhe kugubwa neza no kuba amahoro ku bw'ubuntu bwawe. Ikiruta byose uturindire ubugingo ku bitero byose birindwa, kuko ari bwo buzakubona. Ngaho komeza uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Wowe uduteze amatwi, Imana iguhe umugisha. Wowe wemeye kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Kandi umuhate wawe ntabwo ari ubusa ku mwami, utagusari uzasarura. Iki gitondo cy'umugisha rero Imana iduhaye, nanejejwe cyane no gushimira Imana. Imana ishimwe. Imana ni nziza, Imana igira neza bugacya bukira, Imana ishobora byose. Nejejwe no gushimira Imana rero muri iki gitondo cy'uyu munsi kubwo inkuru nabonye mu kinyamakuru, ndumva ari Inyarwanda. Nahabonye inkuru ivuga ko umunyamurutaniya witwa Mohamed Wade wahoze atoza Rayon Sport uyu munsi yaba yavuye mu gihome. Impamvu mvuga ibi ngibi ni uko twabanye muri burigade ya Rwezamenyo, nagiye musangamo afunze, bamurega inyandiko mpimbano, bamurega na sheke itazigamiye, ndetse twanajyanye kuburana, twaburaniye rimwe. Ariko umunsi nge nasomeweho we niwo munsi yongeye gusubira mu rubanza rwe rusubirwamo. Mu by'ukuri uyu mugabo ndashaka kumuvugaho ibintu bibiri namubonyeho. Ni umwana mwiza n'imfura, ndamushimira, Imana ijye umugisha. Nkigera muri burigade rero nasanze harimo n'abandi benshi, ariko by'umwihariko uyu mugabo nabonye afite urukundo rudasanzwe, nabonye afite umutima wo gufasha, nabonye agira ubuntu. Imana ijye umugisha. Nabonye ari umusilamu kuko by'ukuri imbuto yeze muri gereza aho narindi. Ntabwo ari njye gusa wabibonaga, n'abandi barabibonaga. Ariko ndashimira Imana ko uyu mugabo Imana yaba yakoze igitangaza ikamukura mu gihome, nawe akaba ari kubarizwa hanze nk'abandi. Nabonye banditse bavuga ko agiye gukurikiranwa ari hanze. Rero uyu mugabo nagiye mbona akunda gusenga, nagiye mbona aca bugufi, nabonye ari umuntu usabana n'abantu, nabonye ari umuntu ukunda abantu. Byatumye rero ngira ishyaka n'umwete wo gukomeza nanjye kumusengera, nkavugana Imana ikomeze igire ikintu ikora, nawe azisanga ari hanze kimwe n'abandi. Imana ishimwe rero ko yabikoze. Mbabarire akaba ari hanze ubu, nawe akaba ari kumwe n'umuryango we. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo nagiye mbona abantu benshi yagiye afasha mu buryo butandukanye, bari muri gereza, badafite ubushobozi, abagiye kumanuka za mageragere. Hari uburyo nyine yagiye abafashamo bugiye butandukanye, byankoze ku mutima, bituma numva nishimira, avuga ni koko haracyariho abantu Imana yisigarije bakiyikorera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
Imana imuhe umugisha. Kandi nawe niba ufite umutima ufasha, ujye ugerageza gufasha bagenzi bawe, kuko ibyo byose Imana ijya ibyibuka. Iyo tugeze mu kaga n'amakuba, hari igihe tubyibutsa Imana, Imana ikagirira neza uwo muntu bitewe n'umutima afite wo gufasha. Uyu mugabo rero namusizemo, maze kumusigamo ndataha, nkomeza kwibaza uko bizagenda. Ariko ku mugoroba nasomye inkuru ivuga ko yaba yarekuwe akazajya akurikiranwa ari hanze, ariko nta kindi kibazo afite, adafunze. Ndashima Imana rero, nta kindi cyari kinzanye kuri kamera, kwari ugushima Imana, mvuga ngo Mana ushimwe ko uyu munyamahanga w'umunyamurutaniya, nubwo tutari tuziranye, twamenyaniye aho ngaho mu nzu y'imbohe, mbona ibintu akora, mbona bidasanzwe, mbona ari umwana mwiza, mbona ari umuntu w'Imana, bituma mukunda, numva ndamukunze. Rero ndashima Imana byimazeyo. Imana ndayishimira, yumve ko nyishimiye kubw'uyu munyamahanga wari ufungiye ari arweza amenyo, wamaze gutaha akajya hanze, akaba agiye gukurikiranwa ari hanze. Imana ishimwe. Nabonaga bitoroshye, nabonaga bikomeye. Urumva umuntu twaburaniye rimwe, nyuma agasubira mu rubanza kuburana, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yarahabaye iramurekura arataha. Niyo makuru mfite, n'ibyo numvise. Nshimiye Imana rero mbikuye ku mutima ko yatashye. Imana yacu ihabwa icyubahiro kubw'ibi byose yakoze. Imana ishimwe. Hanyuma nawe ujye ukunda gufasha bagenzi bawe, ujye ukunda gusengera bagenzi bawe, ujye ukunda kwegerana n'Imana ubuzima bwawe bwose. Ujye ugira umutima wa kimuntu, ujye ubasha guca bugufi. Ibyo byose Imana izajya ibireba bikugirire neza. Ndashimira Imana rero ko yabikoze. Haracyarimo n'abandi batarataha, ariko abo bose n'abandi bari hirya no hino, tuzakomeza gusenga Imana, tubereke Imana. Imana izajya ibagirira neza, cyane ko hari igihe baba babazwa ibyaha baba bakoze, ariko iyo ageze hariya akihana, nubwo umuntu atamubabarira, ariko Imana iba yamubabariye, ibizi ikigomba gukora. Imana ishimwe. Ndabashimiye cyane kubw'uyu mwanya mubanye natwe, mugakora iki kiganiro cyacu. Imana ibahe umugisha. Nta kindi cyari kinzanye, kwari gushimira Imana ku mirimo n'ibitangaza yakoze kubw'uyu munyamahanga, bitewe n'imbuto nabonye yera, bitewe n'uburyo nabonye asabana n'abantu, bitewe n'uburyo nabonye aca bugufi atishyira hejuru, bitewe n'uko namubonye. Byanejeje umutima wanjye kumva inkuru nziza ko yaba yatashye ari hanze. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi nawe ahantu hari, Imana imurinde, inamuha umugisha. Akomeze umurimo nabonye akora, akomeze ibyo nabonye akora, bafite guca bugufi kuri hejuru. Ni ukuri naramushimiye. N'abandi bose bari hirya no hino, Imana ibahe umugisha. Kandi reka nabo abakiri muri magereza, n'abari kwa muganga, n'abababaye mu buryo butandukanye, twongere dusenge Imana kugira ngo nabo ikomeze bagirire neza. Kandi turabizi ko Imana ibishoboye, irabagirira neza. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana isumba byose, Imana y'amahoro, ivuga bikaba, yateka bigakomera. Mu gitondo cy'uyu munsi turagushimiye ko wakoze imirimo y'itangaza. Ubwo twari mu nzu z'imbohe tukabona udukuramo, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari amaboko yacu, ahubwo ni ubuntu bwawe. Uhabwe icyubahiro. Ngushimiye ko uyu Mohamed Wade yabashije kuva mu nzu y'imbohe, Mana akaba ari hanze. Ni kubw'ubuntu bwawe. Nabonaga uburyo akunda gusenga, uburyo akunda kubaha, uburyo aca bugufi, nkanezezwa n'ibyo by'ukunda gucira bugufi imbere yawe. Ngushimiye ko wumvishe gusenga kwe, ukamugirira neza. Uhabwe icyubahiro. Hanyuma mu gitondo cy'uyu munsi hari abandi bari kumwe nawe, hari abandi bari mu magereza hirya no hino. Mana abo nabo turabakweretse, kugira ngo gusenga kwabo kugere imbere yawe. Ukora icyo wabagambiriyeho, Mwami, kubw'ubuntu bwawe. Twe ntabwo twakimenya, ariko wowe urakizi. Ubagirire neza. Sengera abantu bari kwa muganga, abarwariye mu ngo zabo, abafite ibibazo by'uburyo bitandukanye hirya no hino, abafite ibyifuzo bakwifuzaho, abo bose mbazana imbere yawe. Ni wowe uzi icyo wakora. Gusenga ni ukwawe, cyangwa gukora ni ukwawe. Twe duciye bugufi imbere yawe kugira ngo ugirire neza ubwoko bwawe. Uremere abantu bawe amashimwe, ubagirire neza kandi ubarebe neza kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Turasenzere kugira ngo twebwe twese ukomeze kubana natwe, kandi dukomeze gucira bugufi imbere yawe. Urinde ubugingo bwacu ko aribwo buzakubona,
kandi uturinde ibyaha, tubashe gukiranukira ko na gatoya, tubashe kugendera mu nzira zawe dukiranuka. Urakoze rero, ngaho bana n'abantu bawe bose bakurikiye iki kiganiro, kandi ubahe umugisha, ubahe umunezero mu izina rya Yesu. Ubakize indwara, ubakize ibyago, ibyabahigaga ubihige, ibarwanya ubirwanye, kandi nyir'ibihe ibyo bakwifuzaho urabifite. Twebwe ntabyo dufite ariko wowe urabifite. Ubaremere umunezero kuko bateze amatwi iki kiganiro, kuko baciye bugufi bakumva ibyo tuvugira muri iki kiganiro. Habwa icyubahiro rero, twebwe twese uburezi bwawe butubonekeho none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Ndagushimira wowe wateze amatwi iki kiganiro ukabana natwe. Imana y'amahoro iguhe umugisha, ujye ukomeza kubana natwe mu makuru cyangwa ibiganiro byacu ku mbuga zigiye zitandukanye, TikTok cyangwa kuri YouTube, ni kuri Sayeli TV. Imana iguhe umugisha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, amen.